Yesu nashimwe. Ngewe nitwa Ishimwe Emmanuel, ndi umukozi w'Imana mu ijambo ry'Imana. Ndabashimiye rero, tugiye kuzatubana mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bw'Imana. Hanyuma uyu munsi tugiye kwiga uburyo bwo kugendana n'Imana. Ese iyo umuntu agendanye n'Imana neza bigenda gute? Iyo umuntu agendanye n'Imana nabi, adashaka kugendana n'Imana, bigenda bite? Mbibutsa ko mushobora kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga, kuri YouTube ni cyubugingotv, kuri Instagram ni Ishimwe Emmanuel 01, ku zindi mbuga nkoranyambaga nka TikTok na Facebook page ni cyubugingotv. Mujyeho mukore subscribe kuri YouTube, munamfollowing kuri izo mbuga nababwiye nabanje kubabwira. Ubundi rero mbere yuko dutangira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, Imana yaturinze mu minsi yose yatambutse, tukaba tugejeje na n'uyu munsi tukivuga gukomera kwawe, tukivuga imbaraga zawe, tukivuga ubutware bwawe. Turagushimiye rero Mwami Nyiringabo Imana, n'ukuri ndagusabye kugira ngo ushyigikire na buri muntu wese ugiye kumva kandi uzumva kino kiganiro kuri cyubugingotv. Ndakwinginze kugira ngo uzamuhe guhembuka, uzamuhe ihumure, uzamuhe guhinduka. Mwami Imana, reka uno munsi ijambo ryawe ryamamare mu mahanga yose. N'ukuri twamaganye ibyahosha, n'ukuri gutuma Mwami Nyiringabo Imana abantu batumvira Mwami Nyiringabo Imana, batumva imiburo yawe. Ndagusabye kugira ngo dushyigikire, we nawe ugiye kuribabwira. Reka mpinduke umuyoboro Mwami Imana, umanuke umvugiremo, n'ukuri mbahe ibikwiriye n'ibyo ushaka. Urakoze kumva gusenga, ngaho ganza utegeke ku bwawe Yesu mbisabye nizeye, amen. Reka dusome Intangiriro ibice ni 5, umurongo wa 23 n'uwa 24. Turasoma no muri Mika ibice 6, umurongo wa 8. Ubundi twumve icyo Imana ivugana natwe uno munsi. Reka dusome Intangiriro ibice 5 guhera ku murongo wa 23. Iminsi yose Henoki yaramye ni imyaka 365, kandi Henoki yagendanaga n'Imana, ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Reka twongereho n'aya magambo yo muri Mika ibice 6 umurongo wa 8. Haranditse ngo, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni gukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no gukundana n'Imana yawe wicisha bugufi. Iryo ni ryo jambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Imana ni urukundo. Buriya uko ugendanye n'Imana nayo ni kugendana nawe. Abantu benshi bemeye kugendana n'Imana bagiye bayiboneraho umugisha. Ndanezerewe cyane, aya magambo yaramfashije kandi yaranyubatse. Henoki yakundaga kugendana n'Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Bibiliya itubwira ko ntiyigeze agendana n'Imana nabi, ntiyigeze abonekaho umugayo. Yagendanaga n'Imana mu buzima bwe bwose, kugeza aho Imana yabaye inshuti ye. Imana iramwishimira, Imana iramunezererwa, Imana iramukunda. Iravuga ati, Henoki mwana wanjye, kukuntu wanejeje, nanjye ngiye kukujyana mu ijuru udapfuye. Henoki yagiye mu ijuru ari muzima, afite uyu mubiri, ajya mu ijuru ari muzima, atari kuvuga ko yanyuze mu rupfu. Rero uno munsi wa none, ikintu kibabaje Imana, kiteye agahinda, nuko abantu ntago bashaka kugendana n'Imana. Barirwa mu bisindisha, ugasanga n'abarokore bakagenda bakajya hariya mu mahoteli, mu maresitora, mu mabare, ukagira ngo bari kunywa izo ni fanta cyangwa se na gasitoro bari kunywa, ariko
bavangiyemo ibyuma ngo ntawe uzabamenya. ariko uno munsi wa none Imana iravugana namwe, mwabakozi mw'Imana mwe, mwabaririmbyi mwe, mwabacuranzi mwe, mwabishushanya mwe, Imana iraje. niba wanze kugendana n'Imana, Imana ntabwo uzabona aho uyicikira. ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ibyo byose urabikora nkakwihorera, ukibwira yuko mpanye nawe rwose, ngo ariko umunsi umwe nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana rwose. kandi Imana yamanutse ikaza gushyira ibintu byose ikabishyira imbere yawe, ntabwo byakubera byiza. umunyafu w'Imana uraryana. bantu bari hano ku isi, abanyarwanda, abantu mudukurikira muri ahantu hatandukanye, ndababwiza ukuri yuko uno munsi ugire guhinduka. Henoki yanejeje Imana, Imana imugirira neza, imuha umugisha. twagiye tubona ba Dawidi uburyo banejeje Imana, ikabaha umugisha, ikabanezeza, ikabanezererwa. ndabyibuka neza cyane, Bibiliya iravuga ngo Salomo asaba Imana ubwenge kubwo kugendana nayo. Imana iramubwira ngo kuko unsabye ikintu cyiza, ngo nanjye ibindi byose wifuza ndabiguhaye. nawe uno munsi wa none ugendane n'Imana neza. abantu bahugiye mu by'isi barabona uno munsi wa none Imana yabashubije, bakagenda bagatangira gutuka Imana, bagatangira gutuka Umwuka Wera. rimwe nibwo abahungu ba Eli, Hafuni na Finehasi, Imana yajyaga ibagaya. ubwo Eli rero nyine abantu barabagayaga, bakaza bakabagayira ise Eli, bakababwira bati rwose ntabwo ibyo abahungu bawe bakora ntabwo ari byo. arangije arababwira ati bana banjye, ibyo numva babandegira rwose mubireke ntabwo ari byo. ariko kubw'ibintu bakoraga, uyu munsi urakora ibintu Imana ikababara, ariko umunsi umwe izabishyira imbere uko bikurikirana, ariko wihane none. aba bahungu ba Hafuni na Finehasi ba Eli, ngo arababwira ngo musambanyirize abagore mu ihema ry'ibonaniro. ni nko gufata ugafata nk'umugore waje gusenga, uri imbere y'iteraniro uno munsi wa none, ukamusambanya. ngo bakagenda bagafata ibitambo abantu bavunikiye, ngo bagashingamo ibyuma, ngo bakazamuramo za nyama. ibyo ngibyo Imana ibirebye irababara. isabahannye nabo banga kumwumvira kuko Imana yashakaga kubica. uyu munsi urumva ijambo ry'Imana ukanga kumva, ariko ubaye maso watakambira Imana ikakugarukaho. buriya abantu bagendana n'Imana babona umugisha, ariko uwanze kumvira arapfa. nta kindi abantu banze kumvira Imana, abantu banze kugendana n'Imana kibazaho ni urupfu, ni inzira yo kurimbuka. Imana nidufashe, Imana igufashe, Imana igushyigikire. rero hari inzira ebyiri, inzira yo kurimbuka n'inzira y'ubugingo. izo nzira abantu bazigenda nabo. umukristo uwizera, uwemera guhinduka, agendana n'Imana. buriya umuntu wemeye kugendana n'Imana abona ibyiza, abona ubugingo. nabyo Imana dusaba kuri uno munsi wa none. iravuga ngo muri Mika ibice 6, ngo yewe mwana w'umuntu we, ngo yakweretse icyiza icyo ari cyo, ngo icyo Uwiteka gushakaho ni iki, noneho akahita noneho agusubiza ngo ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira. urareba umuntu ukumva wamwica, ukumva wamurimbura, nyamara uyu munsi hano ibyo wakoze nawe ntabwo wabona inyishyu, ntabwo wabona icyo utanze. Imana nidufashe no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. abantu basigaye bicisha hejuru. umuntu umwe yaduhaye urugero, atubwira ati buriya inzovu ntabwo ishobora kuguruka ngo ijye mu kirere, ariko umubu uraguruka ukajya ahantu ushaka.
ibyo nari nshatse kubivugira ko abantu mwiremereza mukumva ko mudakwiye kugendana n'Imana mushingiye ku cyo muri cyo, mushingiye ku byo mukora, mukariganya abantu, mukarenganya abantu, mushingiye ku butware n'ubushobozi mufite. ariko umenye ko Imana ifite ubutware, ari nayo ifite ubushobozi. ariko muriremereza, ariko ntabwo wabasha kuguruka ngo ugende mu kirere. uriya inzovu ntabwo yabasha kuguruka ngo igere mu kirere, ariko umubu nk'uciye bugufi urazamuka ugatumbagiraho inzovu itagera, kuko uciye bugufi nyine, wicishije bugufi kugira ngo nawe ushyirwe hejuru n'umunsi wa none. Urasaba guca bugufi, urasabwa kwishyira hasi ukumva ko ntacyo uri cyo kugira ngo ubashe gushyirwa hejuru. Twabigereranyije n'umubu, umubu uraguruka ukagera hejuru rwose. Imana idufashe. Rero uno munsi wa none Imana irashaka ko abantu bagendana nayo. Imana irashaka yuko abantu bagendera mu nzira zayo, muzuzura umwuka wera. Ibyo bintu bibarwanya, izo karande, ibyo bihora bibahiga, ibyo bibarwanya, nta kindi kibitera. Bimwe ni ukwanga kugendana n'Imana. Iyo wagendanye n'Imana ubasha guhinduka, ubasha gutegeka, ubasha gutegeka imbaraga za Satani zikakumvira, zikagenda, zikakuvira ku buzima. Ibyo ngibyo byakubayeho karande, amafaranga yagushijeho, uririrwa ugenda mu bapfumu, amafaranga yagushijeho, nta cyiza ubona, uririrwa ugenda mu bintu bitandukanye. Imana nidufashe. Rimwe twari turimo turasenga, Imana iravuga ngo ndambiwe agasuzuguro k'abantu banjagatira inzu. ariko uno munsi wa none Imana irambiwe agasuzuguro abantu bayisuzuguye, abantu barayipinze, kuziba Imana barakubwira ukabatuka. ariko ibyo ngibyo urabyikorera, ikakwihorera ukibwira yuko uhanye nawe. Imana nidufashe. Rero hari amagambo numva nagufashisha nk'umunsi, niba wifuza guhinduka, niba wifuza kubona umugisha w'Imana, niba wifuza yuko amateka yawe ahinduka. Buriya Satani abazenguruka ashaka uwo yaconshomera, ashaka uko yaguconshomera, ngo ariko abana b'Imana iyo bari maso baramunesha. Ntabwo wabasha kunisha Satani utari kugendana n'Imana, Imana itari mu ruhande rwawe, mutari kumwe, itagufasha ukuboko. ariko abana b'Imana iyo bari maso babasha kumunesha. Akenshi ntabwo abantu babyitayeho, kandi Imana iravuga ngo ntimugire igisitaza mushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. ariko niwe wiba abakiriya, wacuza ukiba abakiriya, wasenze Imana ubabaye, ufite agahinda, ariko uno munsi waribagiwe. Imana iturengere. Uno munsi ukwiye kuvuga uti njye ndi umukristo, ndi uwa Kristo. Oya, nduwe kandi nduwe iteka ryose. Ibyo ngibyo bizakubashasha kugenda muri uru rugendo. Umuririmbyi yaravuze ngo uru rugendo niturugenda mu mwuka tuzabasha kunesha, tuzabasha gutsinda. Imana igufashe. Rero kugira ngo ugendane n'Imana ukwiye kwicisha bugufi. Pawulo yaravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu bushobozi bwe bwose. Rero ikintu ukwiriye gukora ni iki? Kwambara intwaro zose z'Imana nk'ingabo ikingira igituza. Iyo umusirikare agiye ku rugamba atambaye ibimukingira mu gituza, bashobora kumurasa bakamuhamya, akahita yikubita hasi agapfa. Abantu uyu munsi mwarapfuye kuko mudafite ibibakingira. Nta kindi cyagukingira ni ugusenga, no kwambara imbaraga z'umwuka wera. Icya kabiri, gusengesha umwuka iteka. Gusengesha umwuka iteka bitanga kunesha buri kintu cyose, ikibi ndetse n'igisa nacyo. Imana nidufashe. Ngo Yesu yitangiye ababi bo mu isi, ntiyarambiwe.
uyu munsi we wararambiwe, Imana yakugiriye neza urarambirwa, ariko imbere hano haje ibintu bikomeye, biragusaba kuba usengesha umwuka iteka, bisaba kutarambirwa, nawe nturambirwe. Kubw'ibyo kutarambirwa bizatuma Imana igutabara kuvana muri ibyo bigeragezo, izo karande, izo ntambara, ibyo bigeragezo, ni ukwanga kugendana n'Imana. Imana nidufashe. ndasoje ariko Imana iturengere, kandi Imana idufashe, idushyigikire, ibe mu ruhande rwacu. Ndagusabye kugira ngo ukomeze kwambara imbaraga. Rero ushobora kwibaza ngo umwuka ni iki? Umwuka tuba tuvuga ni iki? Mu Bakorinto ibice 3 umurongo wa 14 baravuga ngo nuko rero umwami niwe mwuka, aho umwuka aba ari niho haba umudendezo. Uwo mwami niwe mwuka. Ukwiye kuba mu mwami Yesu Kristo yacunguye abantu, kandi umaramaze. Nubasha kumaramaza, Imana izakugira neza. Twagiye dusengana n'abantu kenshi, tubana no mu makorali abantu benshi, ariko ugasanga basubiye inyuma kubwo kwizera Imana gake, kubwo gupinga iby'umwuka, bava mu by'umwuka, ugasanga basubiye inyuma. Ugasanga hari umuntu twigeze gusengana, bigeraho noneho avuye mu buntu bw'Imana, ashaka no kuva idini nyine, arivamo aragenda. Igihe kigeze, Imana yarabimubwira ngo nutankorera, nudahinduka, hari ibizakubaho, hari ibizatuma intambara zikuzaho. Ariko ubu ngubu ahageze, no gufungwa rwose birimo. Imana idufashe rero. uno munsi wa none hinduka. Niba ufite icyifuzo, wandike kuri izi nimero ziri kuri screen yawe, ubundi tugusengera Imana igushyigikire, iguhindure amateka, ubundi urabona umugisha w'Imana. Imana idufashe kandi Imana igushyigikire, Imana ibe mu ruhande rwawe. Uwiteka Mana ikomeye, aya niyo magambo ugiye kuvuga. Uwiteka Mana ikomeye, umbabarire kuko natandukiriye, sinkora ibyo ushaka n'ibyo ushima. Nanyuze mu nzira z'ababi, nanyuze mu nzira z'abakobanye, nagiye mu bupfumu, narirwaniriye, nanyuze aho ntagombaga kunyura, naciye aho ntagombaga kunyura, nanze kugendana nawe, narayobye. Ariko uno munsi wa none umbabarire, ungarurire ubuntu bwa kera, wongere unyambike imbaraga, kuko ntari ntuzi. Reka nkumenye uno munsi, uhera uno munsi wa kera. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, Imana ibe mu ruhande rwanyu. Reka dusenge rero, dusengere bano bantu. Ufite ibyifuzo bitandukanye, urashaka Imana yagufasha, reka tugusengere. Imana ikomeye, Imana igira neza. Ubu ni ubwoko bwawe. Uyu muntu mwami Imana ntiyagutunganiye, ntiyakoze ibyo wifuza, ntiyakoze ibyo ushaka, ntiyaciye mu nzira zikwiye. Ariko uno munsi wa none agarutse imbere yawe, arakwinginze ngo umurinde ubupfapfa, umubabarire, wirengagize iminsi ye yose yo kujishwa, umuhe umugisha. Abantu bakeneye umugisha wawe, abantu reka ubambike izindi mbaraga, reka ubahumure amaso, babashe kukubona, babashe kugendana nawe, ubundi babone ubwiza bwawe, bakubonereho imigisha. Ibyanze gukoreka reka bikoreke uno munsi wa none. Hari abafite ibyifuzo bitandukanye, reka bisubizwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zibasendereho, imbaraga z'umwuka wera zibayobore, kugira ngo bakomeze kugenda muri uru rugendo badatsinzwe, batananiwe. Reka ibimananiza uyu munsi bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zose zikurweho, imbaraga z'abarwanya zikurweho, imbaraga z'umwuka wera zibomeho iminsi yose. Urakoze kumva gusenga, bashyigikire. Kandi mwami Imana nukure kubane nabo, natwe twabagirije ijambo, reka ukomeze kutwambika imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zinesha zibomeho iminsi yose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
rero mbibutsa ko mugomba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu cyubugingotv, ijambo ry'Imana rikazajya ribageraho kuri TikTok ni cyubugingotv, kuri Facebook page ni cyubugingotv, Instagram nuko ijambo ry'Imana rikajya ribageraho, tuzajya tubana. Imana ibashyigikire, Imana ibahereze umugisha, amen.